La Difference TV turagarutse tuje kureba ibiri kuvugirwa hano kuri no mihanda za pompompo zirimo ziraca ibintu mw'abantu mwe reka sinakubwira ubusambanyi bumeze nabi Mugisimenti ibintu ntago byoroshye umuzungu nawe aravuze ati ngiyeho kugira ngo ndare ntaguze indaya ntago bishoboka ibi ni ibiki mwakabyara abaturage nabo bati reka ngiyewe kurira kumanukira aho ngaho nta nibyo bya danje ni nko kurira bombo mwishashi iyo nambaye agakingirizo ibi ni ibiki abandi bati ngiyewe nakipevera bangahe abandi bati ngiye abangaba bose nabipevera ngayo ngo korera reka tuze turebe ese byifashe bite nubwo uri kubibona kuri screen yawe ari udushusho dutoya ndaje mbitubure bibe binini n'amajwi arimo neza cyane byose ubyumva we cyangwa usaba no gukurikira subscribe like ndetse comment gusambana icyo kintu yakivuze incuro igihumbi twakira abantu bose bashaka serivisi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hari muri Sodoma mbese ku noti yawe abitatu kuzamura wibonera agaturo ye no gushiramo nkagenda kandi atamuye prudence niyo nashira ngiye kumusinya gufata n'abantu barindwi nyenda bipevera n'abantu 10 mbabonye nabakira 10 sukura bipevera na 20 nabakira nuko manuka Kizimbabwe ubundi baravuze ngo nta muntu urira bombo mwishashi ubundi urira bombo mwishashi irakubihira urayitonora bikarangira kubera ko indazo ngiye ibiciro bari gusenga aha hantu turi bahita ngo iki ese mutanga izihe service ese iyo muhawe izo service mubikora gute ese nkawe wakira nkabangahe ku munsi ujye guha izo service twakira abantu bose bashaka serivisi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hari muri Sodoma mbese ku noti yawe abitatu kuzamura wibonera agaturo ye no gushiramo nkagenda kandi atamuye prudence niyo nashira ngiye kumusinya gufata n'abantu barindwi nyenda bipevera n'abantu 10 mbabonye nabakira 10 sukura bipevera na 20 nabakira nuko manuka Kizimbabwe ubundi baravuze ngo nta muntu urira bombo mwishashi ubundi urira bombo mwishashi irakubihira urayitonora bikarangira kubera ko indazo ngiye ibiciro bari gusenga ngo hashye bazaburaho bategera ugira ngo ibiciro bihananduke hari umuhanuzi ejo bundi wageze hano ikintu yavuze yuko ikintu kizatuma hano hashye gusambana icyo kintu yakivuze incuro igihumbi ariko ngo haherutse kuza pasiteri ese uwo mupasiteri yavuze ngo iki z'ubusambanyi ngo bajye kuzabona igitangaza cyayo nyine nahanyuze ari kubwiriza yuko ahangaha abantu nibatihana ko hagiye kuzakumurira ubwo ibyo yavugaga bihabera nibihita byaha bihabera ubusinzi n'ubusambanyi nibyo biri imbere yahanuye yuko ino rabamba igiye kuzabaho ibintu bikomeye cyane abantu baraseka hari umuzungu ari kwinywera sikoro yiwe mbona araje akajya aramufotora ngo afite ikibazo cyo mu mutwe ngo bamujyane kwa muganga reka twerekere Mugisimenti iwabo w'isi y'uburyohe ndetse twerekeze no mu migina turebe uko biba byifashe ngayo nguko aha ni he tugeze mbega umukobwa duhitiye ye baba we mbega dore n'uyu dore bano babiri noneho ndakurahiye iri ni ikira izi ni incamake ariko izi ni incamake muri kugenda mubona tugiye kubereka byose neza aba bose muri kubona tugiye kuza tubereka muvoma zabo zose wagwane ariko uyu we none harica ndakurahiye dore umuzungu arayicyuye aravuga ati wapi ntago ndi buburare tumugore yarangimwe ubanza uyu nguyu watariyo uyu yaravuze ati ngiyewe rwose ngomba kotsa ntago nzajya ku muhanda gutega nk'uyu nguyu n'uyu nawe niyo se tinge nzazotsa brushete nubwo ndi umudamu nzaba mucoma igihe cyose mpaka bazajya bajya kuba kwakwanya baze bimenemwe aka brushete nge nkaba ariko banka amafaranga yewe we ndebere uyu we ariko turaza kumubona neza umaze kameramani tunga kwa ziriya nyashi yego sha yewe mama we ndumva ndimo kuremba korera imana nyagasani dore ngaba baraje ngaba iki ni igisimenti ahangaha niho bibera i Remera
mu isi y'uburyohe bwa za brochette, mu isi y'uburyohe bw'inzoga n'ayandi, iwabo w'ibirori, iwabo wo kwishimisha. Nyagasani, ahangaha hari mu ijoro. Yari agiye kugakora ariko wabuze gato kari buze kuza. Reka twegere imbere turebe uko bimeze, turebe imbere ese ubundi tugende tubanyuramo. Uyu ni umushinwa, ni umuzungu, ari kuvuga ati ndayikura hariya cyangwa se ndajya hehe. Ariko reka mbe mberetse n'uyu se toya imbere ho byifashe beto. Ucuruza miti ati ngewe rwose nzazicuruza mitiyu, reka nahangaha bajye baza banyakamayinite nyabahereze babahamagara. Yewe we dore ngizi ndakurahiye. Saa 8 z'ijoro, iminsi mikuru. Uyu nguyu ubanza avuye kuri mwe. Dore nundi uyu nguyu sezera neza cyera. Yewe we dore ndabamana we. Kamera sha. Oya uyu ntago banza ari umuzungu. Uyu ngo ati nyine urabyumva. Kumbona abantu bari kwitabira kugira ukuntu bitahanira tekawera. Kurura ziriya nyashi ziriya hirya. Nasiragiye. Twikomereza tujye n'ahandi. Reka turebe hano, turebe ikiri kujya mbere. Dore wa mukobwa ndakurahiye. Mutunga ugira vuba, reka turebe. Yewe muziki karisi iri kugaragaraga mwa ndebera amabere we. Yewe reka twigarukira hano kuba ari kotsa brushette banagurisha. Hano uyu baravuga ati ngiye rwose nzatanga brushette mpaka kugeza mpfuye. Mpaka rwose brushette bazajya baza bazirye nuko mu gihe bavuye gukora bya bindi byabo, noneho baza bitemwa akaburushete bivura umunaniro. Nanjye ko mpabayera tinimuze muzifate rwose, ngizi hano ni make ntago duhenda. Dore nguriya umuzungu rero yavuga ati tizi nyashi ntago narara ntazicigatiye, ntibibaho, reka jamais. Dore ngabo tishuti nyine, reka mbanze nkubizure. Subizaho kamera ariko bariya ntago ari ngombwa yewana. Subizaho kamera hariya, subizayo. Dore yego sha zoominga. Baragesha yari ari kubanza kumubonjesha ku kabizo. Uriya ni miti ari gutera story nyine. Buri uri mbwate yashaba yabuze, ntago muri kungurira, ntago muri kubikuza. Dore kano kadegaje ndakurahiye. Yewe bega utwana bana b'abanyarwanda ko mbona ijoro ryababanye buki. Yewe gawe dore n'uyu nawe reba ukuntu yambaye, ariko yo yambaye neza da. Katurebe, dukomeze tugende turebe, twegere imbere turebe. Aha ni ahandi naho turahagarutseho, ariko turabona haje utundi dushyuye nguni kuri wa mukobwa twari turi kureba. Yewe gawe turiya wahariya we, ukuntu ateye neza bro, ukuntu ateye neza. Tichense man tingenda zotsa ariko mpaka tu banza brushette za hano nizo zatumye azana nyashi, nizo zatumye azana nyashi. Reba ariko reba umwana sha. Hagati y'amaguru bigacika, zero favore nazo zigapfuka, abiseruka hanuka inkunda ku mata mazumye, zikizo sanga ku butaka zahirimye, ababavumye muti bari baturamye. Uyu nguyu niwe bari kuririmba baba tipe babandi bita ngo KGB kabisa. Mubona ariko wakibaza uti kuki ari hano iri joro n'agasakoshi.
kariya ni agasakoshi ashyiramo amafaranga. Kariya ni akayatwaramo aba yakoreye nyine, aba yakoreye mu ijoro. Utuzi turakorwa, utuzi hano hanze turari tugiye dutandukanye, tubi n'utwiza. Uriya w'akazi ke yihagararira hariya tayari akinjiza. Reka tuve hano duhite twerekeza n'ahandi turebe uko byifashe da. Dore ndebera hano, aba ni abandi baje nawe kumureba. Nyagasani reba uyu we, jigi. Ariko se nyashi zanjye zagera cyangwa buriya nawe teka warayicyuye se. Ko bagiye se brushete ziri kotswa nande. Kabanza mu Rwanda habo tu brushete twa fresh. Baza mu Rwanda habo tu brushete twa fresh kabisa. Kana barimo baganira, uyu muntu ubanza ari kubaza ati se hano wagwana bimeze bite? Kigali WhatsApp biba bimeze bite? Nde naye tese akazi gakorwa gute? Ayo nguko hano reba, ushete turaryoshye rero. Muravuze ati ariko ndapfa gutwara ifoto tu. Ndatwara ifoto uko byasa kose. Mbega icyuki na tatuwaje. Kigali nyine twitahire tuvuye kuri soma nyine sha. Dore n'undi nawe sha. Ntago bari kumwe da. Yewe kabi. Yalla cyo kunywa barakizana amanywa nijoro. Manywa nijoro rwose abamotari barakora, reka zinakubwira nta kuryama non stop 24 hours abantu bari gukora, people at work. Turaho babyina hariya ni mu tubyiniro, ni hehe hariya buriya hari za Heineken nyinshi hariya kwaryoshera. Wow, iwe yivire mu kazu banzu, iwe ntago areba nkazo kabisa. Ahandi rero bimeze bite? Abamotari babaye akajije nabo bakaje kuvuga ati bimeze bitera, muratega cyangwa ntago mutega? Dore inzoga baracyazizana papa, inzoga zo kunywebwa. Inzoga barazinywa rwose ati dore mbonye hariya aragiye. Dore ngaba baraje nya yabagawe. Uyu baratwite cyangwa ariko reba uyu reba nyasha afite ndakurahiye, reba hips. Hano neza umuntu ahita ajya kugurisha isambu, ubutaka ahita bushyira ku kiranguzo ndakurahiye. Yabeka we yewega mama. Abangabo biviriye mu kazi banza batashye. Uko bigaragara abangaba ntago ari zo tu. Abangaba ntabwo ari zo, hari abantu reba ugahita ubona ntago ari zo. Cameraman turabareba nkazo ngaba ari hirya, ngaba ariya hariya mutigeze uriya se naringize ngo agiye kubaza ibiciro. Sabira se byagiyemo. Reka turebe. Banza ari kubaza ahantu hari agacupa.
ushaka kure kagasambu ndajya kukagurisha wala ariko rero nkagurishije naba mpiye so yaba ari nk'iminota imwe kataba ari burundu n'ubundi kugenda yirira brochette muzati Kigali yewana n'uburyohe kabisa ibintu ni waneza abamotari n'ubu bakomeje gukora akazi ba delivery ibintu nk'ibyo byose ibintu bimeze neza cyane uyu nguyu agiye kubaza kuri iriya modoka ati tujyane se dore nyagasani uyu we baramuzanye uyu nguyu bavuye kubisoza ubanza baje kwitamo kwivura umunaniro tu none se ajyane se neza se yewe tugiye kwitamo nakubonye tugende tubanze tujye gushaka aho dufata rimwe mani bitese turi mwe nyine ubwo ni uguhonda akayawashizemo n'umukira w'indaya arimo akakana karagura ibiceri kwishe habona nakira yegereye gare ya Nyabugogo isoko ryo ku Nkundamahoro ndetse n'irya Kimisagara abanyamakuru ba Radio TV 10 bahatembereye mu masaha ya 5 za mu gitondo basanga bamwe mu bakobwa bicuruza baraye mu kazi ndetse bamwe muri bo banakaramukiyemo Yanago kiramombera danje mami ego Urashaka ko tujyana mu rwego rwo guca urugomo no kurandura burundu ikibazo cy'umutekano muke muri iyi centre hashyizweho gahunda yo gukora umukwabo ndetse no gukorana n'inzego zitandukanye nk'inzego z'ibanze irondo ba nyirinzu zikodeshwa ndetse n'abafite utubari ni mu rwego rwo kurushaho kubungabunga umutekano w'abaturage kandi ko byatangiye gutanga umusaruro Olivier Yambabariye Radio TV 10 mu mujyi wa Kigali. Yes, ngayo nguko rero nuko biba byifashe hano kuri iyi mihanda mwabibonye eske mwebwe murabivugaho iki muri comment yanyu rero ndagira ngo mubishyiremo kugira ngo tujye tugenda twungurana ibitekerezo ndetse bigiye binasakara ahandi hantu henshi kugira ngo turebe ko hari icyo twakora kuko ngenda ndabona ibintu bitoroshye cyane mwabyiboneye ku mihanda ukuntu biba byifashe imyambarire ngayo nguko rero reka mbifurize rero kugira ibihe byiza ya Difference TV Imana ikomeze kubana namwe ciao ciao